Atubahaye ikaze inshuti mudahwema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru utunyuza kuri uyu muyoboro wacu Kirehe TV Show, aho muherereye hose mu ntara z'igihugu cy'u Rwanda, abari iburasirazuba, abari iburengerazuba, hari n'abadukurikiye bari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, hari n'abadukurikiye kandi baherereye mu mujyi wa Kigali, ariko kandi hari abadukurikiye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abari Aziya, Afurika ndetse n'abari Amerika, namwe muri za Australia. Turizera ko mumeze neza. Muzasanga gukora igikwiye bigoye, ariko niho ubutore bwanyu buzagaragarira. Ibi Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yabigarutseho ubwo yari kumwe n'urubyiruko rurangije itorero Indangamirwa icyiciro cya 16. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yabwiye urubyiruko rurangije itorero Indangamirwa icyiciro cya 16 ko hanze aha hari amahirwe menshi yo kubyaza umusaruro, ariko bitazababuza no guhura n'ibibarangaza, bityo nk'intore bakwiye guhitamo neza. Yabivuze ku itariki 10 Kanama 2026 mu muhango wo gusoza itorero Indangamirwa icyiciro cya 16 mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro mu karere ka Gatsibo. Dr Nsengiyumva yagaragaje ko urubyiruko rw'uyu munsi rufite amahirwe kuko rwabyirukiye mu gihugu gitanga amahirwe menshi bitandukanye n'urubyiruko rwa mbere y'igihumbi 1994, aho yabigarutseho agira ati: ibyo igihugu cyanyu kibasaba bitandukanye n'ibyo urubyiruko rwabohoye igihugu rwasabwaga. Bo basanze u Rwanda rwarasenywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994, ariko ubutwari bwabo bwagaragariye mu kongera kubaka igihugu bundi bushya, kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse no gushyirwaho umusingi w'iterambere u Rwanda ruriho uyu munsi. Yabibukije ko kandi ubu hari byinshi byo kubakiraho hagamijwe kugira u Rwanda igihugu gikomeye kandi giteye imbere, aho nanone yabigarutseho agira ati: mwe mubyirutse u Rwanda rwarongeye kwiyubaka rufite amahirwe menshi ndetse n'ejo hazaza hatanga icyizere. Inshingano zanyu rero ni ukurinda ibyagezweho no kubiteza imbere mukageza igihugu ku ntego irenze kure cyane aho kiri uyu munsi. Minisitiri Dr Nsengiyumva yavuze ko urubyiruko rusoje itorero Indangamirwa rufite amahirwe menshi yo kubyaza umusaruro, ariko hari n'ibishuko ruzahura nabyo, bityo rukwiye guhitamo neza. Aho yabigarutseho agira ati: hari amahirwe menshi urubyiruko nkamwe mufite yo kubyaza umusaruro, ariko kandi nagira ngo mbibutse ko hari n'ibibarangaza byinshi n'ibishuko byinshi. Akenshi muzasanga gukora igikwiye bisa n'ibigoye, ariko aho niho indangagaciro n'ubutore bwanyu buzagaragarira. Itorero Indangamirwa icyiciro cya 16 kigizwe n'intore 769 zirimo abakobwa 315 ndetse n'abahungu 454 zatoranijwe mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro mu karere ka Gatsibo, aho batojwe ibintu bitandukanye birimo kunoza ururimi rw'Ikinyarwanda, indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, kurasa n'ibindi bya gisirikare by'ibanze. Abitabiriye ni abahagarariye ibyiciro bitandukanye birimo Abanyarwanda baba cyangwa biga mu mahanga, abanyeshuri bo mu mashuri mpuzamahanga yisumbuye, abo muri kaminuza ndetse n'abitwaye neza ku rugerero rw'inkomezabigwi icyiciro cya 13. Uru rubyiruko rwiyongera ku bandi 5216 bamaze gutozwa mu byiciro birenga 15 byabanje. Inshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho, ni naha dusoreje iyi nkuru, tubashimira ku mudahwema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru yacu kuri uyu muyoboro wacu, ariko kandi tubibutsa niba mutarakanda subscribe ukande subscribe no kukazogera kugira ngo inkuru dutangaje ijye kugereraho ku gihe. Mukomeze kugubwa neza, turabakunda cyane.